inyuma y'ibicu, uwo yarankunze ntabona uko mbivuga. Imyaka igihumbi n'amagana irashize, antegurira ibyicaro byiza. Mfite umukunzi utuye inyuma y'ibicu, uwo yarankunze ntabona uko mbivuga. Imyaka igihumbi n'amagana irashize, antegurira ibyicaro byiza. Uwo yarirahiriye n'indahiro yati, sinzongera kunywa ku buto y'umuzabibu. Hari nicarana n'umugeni nakunze, hari nicarana n'umugeni nakunze. Uwo yarirahiriye n'indahiro yati, sinzongera kunywa ku mbuto y'umuzabibu. Hari nicarana n'umugeni nakunze, hari nicarana n'umugeni nakunze. Emmanuel, intare yo mu muryango wa Yuda. Uwo yaratsinze kandi azahora atsinda, ni nayo mpamvu ndiho muririmba. Uwo mukunzi mbabwira awuhwanye nawe, yitwa Emmanuel, intare yo mu muryango wa Yuda. Uwo yaratsinze kandi azahora atsinda, ni nayo mpamvu muririmba. Uwo yarirahiriye n'indahiro yati, sinzongera kunywa ku mbuto y'umuzabibu. Hari nicarana n'umugeni nakunze, hari nicarana n'umugeni nakunze. Amwambura ifunguzo, azukana icyubahiro. Yesu ni muzima. Hariho umunsi yagaragaje ubutwari bwe, yagiye ikuzimu akandagira Satani. Aramunyukanyuka, amwambura ifunguzo, azukana icyubahiro. Yesu ni muzima. Uwo yarirahiriye n'indahiro yati, sinzongera kunywa ku mbuto y'umuzabibu. Hari nicarana n'umugeni nakunze, hari nicarana n'umugeni nakunze. Uwo yarirahiriye n'indahiro yati, sinzongera kunywa ku mbuto y'umuzabibu. Hari nicarana